ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi ndagiharira hanini umwana w'umukobwa wari umaze imyaka 30 atandukanye n'ababyeyi be. Anita Uwamahoro akomoka mu cyahoze ari komine Cyumba, mu cyahoze ari prefetura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Uwo mwana yari mu nkambi ya Nyacyonga, yarimo abavanywe mu byabo n'intambara, aza kuhava ajya i Kabuga, naho yavuye ajyanwa mu Bufaransa n'uwavugaga ko amutabaye. Mu myaka ya mbere uwamujyanye yandikiranaga na se w'umwana akamuha amakuru. Nyuma y'imyaka mike arabihagarika. Papa w'umwana nyakwigendera Sebastian Bitanujire yitabye Imana mu mwaka wa 2003. Ataza amakuru y'umukobwa we, ariko yarazi ko ari mu Bufaransa. Mu mwaka wa 2010 niho musaza we Jean Claude Habumugisha bita muganga yiyemeje gutangira kumushakisha. Abagombaga kumuha amakuru ntibayamuha. Nyuma y'imyaka 12 ashakisha, aza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Kuva abitubwiye twashakishije mu gihe cy'amasaha 72, ni ukuvuga iminsi 3 gusa, tubona uwo mwana w'umukobwa wari umaze imyaka 30 agiye mu mahanga, kandi tumubona mu gihe twateguraga ikiganiro ku nshuro ya 30 cy'Agasaro Kaburaga. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Nubwo bwose mu kiganiro twibanda kuri Anita Uwamahoro, musaza we Habumugisha Jean Claude yashakishaga n'abandi 3 barimo babyara be. Habumugisha atuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Cyumba, hahoze ari komine Cyumba muri prefetura ya Byumba. Abantu ndangisha nabo bana uko ari 4, Uwamahoro Anita na Haciri Kasigere na Macibiri ariwe Tizihabona na murumuna wa Kasigere ariwe Haciri. Aba bana ni Abanyarwanda, ni Abagande, nduva amazina amwe arimo Ikigande n'andara Ikinyarwanda bite? Yego, abo bahungu uko ari 2 ni Abanyarwanda, ni Abagande. Mama wabo ariko avugana na papa, se yari yarapfuye, hanyuma mama wabo asubira mu rugo aranabazana, ubwo nawe yaje gupfa arabadusigira. Aba basigira uri kumwe na papa wawe? Yego, nari ndi kumwe na papa wanje. Ubwo hari ryari mu buhe mwaka? Hari mu mwaka 92. Aba bana uko bavuze uko ari 4 banganaga, abari hagati y'imyaka ingahe n'ingahe? Icyo gihe bari hagati y'imyaka 5 n'6, kuko nibwo bari bagiye gutangira uwa mbere. Umukuru muri bo ninde? Ni Uwamahoro Anita. Naho umutoya muri bakabande yari Kasigere. Hanyuma mwaje gutandukana gute, byagenze bite? Hari inkuru zaje gutera mu nkambi ko hari abazungu bari gufasha abana cyane cyane b'imfubyi nangase abana batoya bakabajyana hanze. Ngira ngo ubwo nuko papa yaje kubyinjiramo, abohereza aza guhura nabo bafreri, baza kubatwara, babanza kubajyana mu bigo by'imfubyi. Ninde waje aho mu nkambi kuvuga yuko barimo bajyana abantu i Burayi? Ninde? Ayo makuru mwabwiwe nande? Ayo makuru ngewe icyo gihe nanjye nari ndi umwana, yego umukuru ariko nari ndi muto cyane. Gusa ayo makuru naje kuyumva na papa, hanyuma anavuga yuko abo bazungu bagiye kuzaza kumusura, kuko twaho mu nkambi twahise tunahava tujya kuba i Kabuga. Ngira ngo baje mu rugo bazi Kabuga kuza kubareba. Iyo nkambi uvuga mwarimu ni iyihe? Ni ya Nyacyonga. Mwavuye Nyacyonga mu Gikabuga? Tujya kuba i Kabuga. Abo bazungu baje kubareba warababonye? Ngiye baza ntago nari mari, ariko ayo makuru narayumvaga,
hanyuma nanagarutse nje mu kiruhuko kuko nahise njya ku ishuri, ngarutse nsanga abo bana barabatwaye, ariko nza kumenya ko bari mu bigo by'imfubyi aho hafi. Hanyuma nyuma yaho nibwo ndi ku ishuri intambara yahisiba, jenoside yahise igitangira jenoside, ubwo twahise duhunga turatatana, buri mungu kwanjye n'ababyeyi bahunga ukwabo, nabo banangira ngo ubwo bahunze ukwabo. Gusa twaje kugera mu nkambi, tugeze mu nkambi twaje kugera muri Zaire. Tugeze muri Zaire mu nkambi, turongera turicara turavuga se ko turi twenyine, aba bana bo bakatubwira ati nyine abazungu bari baraje barabatwara, none ubu sinzi amakuru yabo, ariko ngiye kuyashakisha. Akoresha Croix Rouge, akoresha n'abapadiri bamwe twari twahunganye, kuko ngo hari abo bapadiri, hari abandi bapadiri bari baziranyeho mu Rwanda, agenda perereza basa abapadiri baza kuza kumubwira yuko abana bagiye hanze bari mu Bufaransa, bavuga nyine umupadiri ko ariko yamubwiye. Ntekereza ko abo bapadiri nabo sinabamenye, ariko ayo makuru yaje ari yatubwira, nuko turahumurizwa tumenya ko abana bari mu Bufaransa. Mumenya ko bari mu Bufaransa hehe? Bajyanywe nande mu Bufaransa? Ninde wabitagaho? Ni ukuvuga ngo abo bana ukuntu bari bajyanywe n'uwo mupadiri wajyaga wandikira papa, kuko muri izo mpapuro nakohereje birimo. Nyuma uwo mupadiri yitwaga Juri, amazina ye nayo ngayo. Hanyuma ni ukuvuga ngo we yari yarahunganye nabo, ngira ngo hamwe n'abandi bana benshi ahari ntabwo bizi, ariko niwe wabajyanye, kuko na nyuma yaho yaje kuza mu nkambi. By'amahirwe mabi nanone asanga nahari nge sinamubonye, sinamuzi n'isura. Hanyuma nyuma yaho rero akimara kugera mu nkambi, yaje kubonana na papa na mama, ngira ngo barabonanye baravugana, we aranabazi baranamuzi, anababwira yuko abana bahari. Icyo gihe abazanira n'amafoto yuko abana bagezeyo, ngira ngo amafoto amwe hari ifoto imwe nakweretsa, andi yagiye atakatakara kubera urugendo rwo kubashakisha twari turimo muzehe akimara gupfa, kuko ntitwongeye kumenya amakuru yabo. Uwo mupadiri uvuga mu ibaruwa wanditse, uravugamo umupadiri wera witwa Pierre Jo, niryo zina rye, niko bamwita, ni Pierre Jo. Uwo mupadiri aba mu Bufaransa. Urashaka kumbwira ko niwe wajyanaga abo bana? Ndatekereza ko ari wowe wabajyanaga, cyangwa se akaba ari kumwe n'abandi bapadiri bagenzi be. Ntabwo wigeze aho umariye gukura, ntiwigeze ushaka kugerageza kumwihamagarira ngo umubaze aho barumuna bawe bari? Kumuhamagara naramuhamagaye bikanga, ariko ikintu nagerageje ni kimwe. Hari abantu bari bene wacu bari batuye mu Bufaransa, usibye ko ngubu numva ko yaba mu Bubiligi ko yitabye Imana kubera zino mpamvu za corona. Hanyuma naramwandikiye musobanura uko bimeze, ngira ngo na papa yari yarabimubwiye akiriho, bagerageza kubivugana. Yaje kunsubiza yuko ngo ibyo bintu twashakira muri ambasade twango, kuko hari na murumuna wanjye wari warabimugejejeho, wabikurikiranye mbere hose n'ibyo bipapuro bitakara. Yari yaragerageje ku buryo bavugana. Uwo mupadiri ntibyashoboka kubera uwo mugabo utabashije kuduhuza nawe. Ariko nyuma yaho ngewe ubwanjye nakomeje gushakisha, nza kugera ku bandi bapadiri b'abanyarwanda babaga muri diocese ya Byumba. Nza kuza guhura n'igisonga cya Musenyeri muri diocese ya Byumba, harimo umupadiri witwaga Safari, aramfasha. Avugana n'undi mupadiri w'umunyarwanda wabaga mu Bufaransa, ntari kwibuka izina. Uwo mupadiri w'umunyarwanda wabaga mu Bufaransa we nzine yagiye kureba padiri Juri, ku makuru nari maze kumuha asa nkayo ngayo naguhaye. Agiye kumureba amugeraho baravugana, mu kumubwira amubwira yuko ngo yavuganye na papa, amubwira yuko abana batakira Abafaransa, batakira Abanyarwanda, pardon. Hanyuma amubwiye ko abana batakira Abanyarwanda, araza ngira n'amahirwe aza mu Rwanda. Aje mu Rwanda njya kumureba iwabo ni hari Ibyumba, hariya Kibali. Njya kumureba iwabo, aranyicaza muri sari wabo, arambwira ati rero umupadiri mwana nibona agiye kumureba ndamubona. Maze kumubona navuganye nawe ku kibazo cy'abana, atarambwira ati yari yabisobanuriye papa, ngo ariko ngo papa yaramubeshye ngo kuko abana ngo bamwe barabe ngo kandi abana atarabe, ngo kandi ngo yari yaramubwiye ko abana bose arabe. Ngo hanyuma uyanamubwiye ko abana ari Abafaransa ngo batakiri
abanyarwanda ngo kubw'ibyo nta yindi mpamvu tutakabaye tumubaza. Mbere yaho hari ukuntu papa nawe yarageze gushwana nawe agerageza hari no kumwandika mu binyamakuru ko yamutwariye abana bakaba batari kubyumvikanaho. Ngira ngo nibyo baje gushwaniraho kuko yashatse kumwima amakuru kuko yari yaramubwiye mu makuru numvise papa avuga yamubwiye ko abana yabahaye abandi bantu ngo bo kubafasha nangwa bo kubarera hanyuma bakabiyandikaho ubwo batakira abanyarwanda atakabaye abamubaza. Ubwo n'amahire make yaje gupfa ayo makuru nawe atayadusangije neza, ariko utwo tuntu nari naratwumvisheho gutyo hanyuma tubura na connection gutyo ngicyo cy'uwo mupadiri nawe yabashije kumbwira. Nicyo kibazo twakunze kujya hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku bana bavanywe Nyacyonga banyuze kuri umupadiri Pierre Jo bakanyura muri Rufina y'Imasaka bakagera mu Bufaransa. Abo bana bajyanwaga bavanywe mu mpunzi bakababwira ko bagiye kubashyira abantu bazaba babarerera hagati aho, ntibababwire yuko abo bana bagiye kubona abandi babyeyi. Mu gihe rero bakugira inama yo kugira ngo uzabaze ngo ambasade y'Ubufaransa, nagira ngo nanjye nkugire inama yuko wabaza leta y'u Rwanda kubera ko abana bagiye ari abana b'abanyarwanda. Ikindi nuko nk'uko amategeko y'u Rwanda biteganya ndetse n'amategeko agenga imiryango kugira ngo umwana ahabwe undi muryango umurera, ni ibintu biteganywa n'amategeko. Bivuge yuko hagomba kuboneka urupapuro rushyirweho umukono imbere y'urukiko rwa mbere rw'ibanze rw'u Rwanda rwemera ko uyu mwana wa kanaka hawe undi mubyeyi kubera ko adafite undi mubyeyi, kandi hakaba hari umuntu wemeye kumutanga uhagarariye uwo mubyeyi utagihari. Niba papa wawe ari we witangiye abana, hagombye kuba harabonetse impapuro yashyizeho umukono, zikaba ziri mu gitabo cyo mu rukiko rw'ibanze rw'u Rwanda rwabo rwa Nyarugenge. Icyo gihe rero niho izo mpapuro zagomba kuba ziri. Ariko niba izo mpapuro ntazihari, abana bakaba barahawe abandi babyeyi, ni ukuba kubaha ababyeyi bikurikije impapuro zitemewe n'amategeko y'u Rwanda n'ay'Ubufaransa kubera ko haba harakoreshejwe impapuro mpimbano. Icyo gihe nabyo ni ibintu bikurikiranwa n'amategeko. Kuba abana bari mu Bufaransa birumvikana, niho bari nkurikije impapuro nabonye. Biragaragara ko abana bari mu Bufaransa. Padiri Pierre Jo ntabwo avuga yuko abana badahari, ni uko gusa atavuga uko abo bana bahawe abandi babyeyi n'amategeko yakurikijwe. Bikaba rero ari uburenganzira bwawe bwo kumenya amakuru ya barumuna bawe, ukaba wakwifashisha amategeko agenga leta y'u Rwanda, kandi leta y'u Rwanda ikaba yagufasha. Hagati aho, kubera ko waje hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, tugiye gukora ubushakashatsi bwacu bwimbitse nk'uko bisanzwe, tugufashe kubona barumuna bawe n'ababyara bawe. Ngaho rero utegereze icyo tuzageraho, tuzakikumenyesha vuba. Sinzi niba hari ikindi ushaka kongeraho mbere yuko duha ijambo abandi. Icyo nakongeraho rero nuko bashimira kuba mwabashije kunyakira, kandi murakoze cyane kuba muri bubashe kudufasha kubikurikirana. Hanyuma natwe tugiye kongera kugerageza duce mu nzego zibishinzwe, dukomeze tubaze mu gihe tuzabona umwanzuro mwabonye cyangwa se n'ahantu uzaba wabonetse. Ndumva nta kindi nakongeraho, gusa murakoze. Imana ikomeze ibahezagire mu byose. Agasaro Kaburaga kabonetse. Nyuma y'iminsi 3 dushakisha, twamenye aho Anita Uwamahoro aherereye, turandikirana ndetse turanavugana, mubwira ko afite umuryango we mu Rwanda. Dore uko yabyakiriye. C'est un rêve qui se réalise en fait. ntabwo mwumvishe ukuntu iki ari ikintu gikomeye kuri cyo kubona umuryango. Nta muntu wanjye nagiraga,
Non, J'ai personne. maintenant, tu n'es plus seule. Tu as une grande famille au Rwanda qui veut te retrouver. Oui. Et là, je vais te réunir avec ta famille très prochainement, très très vite. Ok? Oui. Tu as une très belle famille qui t'aime. ufite umuryango ugukunda ugushaka wari warakubuze igihe kirageze kugira ngo ubone ibyishimo ta famille et d'être enfin heureuse comme une enfant. Oui. Ok? Oui. Merci beaucoup. Ces larmes, tu aurais bien voulu les verser il y a longtemps. Aujourd'hui, Ah oui. tu as une raison de les verser. Alors là, ne te retiens pas. Oui. C'est notre forme de guérison aussi. Ayo marira y'ibyishimo yareka shoke araruhura. Hari abana benshi ku isi batabasha kurira kubera ko batagira kivurira, batabasha kugaragaza uko bari kubera ko nabyo bidufasha kwishima. Ça contribue aussi à notre bonheur. Tu vas digérer la nouvelle. Mu gihe ukiyakira ngiye kubwira umuryango wawe ko nakubonye ko bidatinze mugiye guhura tous réunifiés. C'est un rêve qui se réalise pour moi. Vous ne savez même pas à quel point. Enfin, ibyo narose ndabibonye imana ibampera umugisha ibyo mukora ntibisanzwe ni byiza cyane ntabwo nari nyizera ko nabona ababyeyi kubera ko kuri bye bari barapfuye nari nzi ko nshobora kuzabona ababyara banjye barumuna banjye cyangwa se basaza banjye iyaba nashobora gusandara nkava mu kumanya igihumbi cy'ibyishimo nibyo nifuza kubera ko ibyishimo byansendeye. Agasaro kaburaga. Birumvikana ko inkuru nziza nk'iyi ugomba kuyihabwa mbere y'abandi ni umubyeyi maze rero kubwira Jean Claude Habumugisha ko nshobora kwemeza nta shiti ko Anita Uwamahoro navuganye nawe ko ari mushiki we yanyemereye ko umwana nabanza kumuhuza na nyina wari igicumbi naramuhamagaye. Karame. Oui, allô? Allô? Oui, ni Nyirarukundo tuvugana? Ni Nyirarukundo. Jewe ndi Venuste Nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro kaburaga. Hari umwana wawe waduhamagaye atubwira ko ashakisha mushiki we. Hari umwana wabuze? Yego. Uwo mwana yitwa nde? Uwamahoro Anita. Mwatandukanye ryari? Twavuye muri Nyaconga tujya i Kigali. Twari dutuye twebwe i Kigali muri Kabuga. None umugabo wanjye agenda agiye muri Kigali mu misa. Ubwo aza bimbwira nanjye ndabyishimira kuko nari nzi ko umwana agiye kwiga nyine muri garidiyeni. Ubundi uza kumva ngo yagiye i Burayi? Nyine ubwo bikubise natwe duhunga tugana muri Zaire. Ubwo umwana tumva ko padiri kuko uwo mupadiri tugeze no muri Zaire yaje kutwandikira n'umwana aratwandikira. Yatubwira ko yagiye kuyamujyanye. Twari tuzi ko batakibaho ariko atwandikiye atubwira ko yaburije indege bakagenda. Ubu se ujya umutekereza ukavuga uti yenda nzamubona cyangwa watereye iyo? Yewe mu mashengesho nsenga ngirana Imana ndori papa w'umwana yarapfuye atamubonye nariko ndewe Mana uzambabarire mubone ariko mbese ngasenga nkahura mbirota no kubirota ubundi nkarota twahuye gucyo mbese isengesho nsenga mbasenga ni Imana nazabona umwana wanjye. Ubu se nkubwiye ko umwana wawe ariho namubonye wabyakira ute? Yewe nakwishima mbese. Nibyo rero ngaho ishime unezerwe umukobwa wawe naramushakishije ndamubona ariho ameze neza arakomeye kandi aragusuhuza. Ariko Mana mbonye amahoro we Mana ishimwe nubwo ntaramubona rwose Mana ishimwe we nimba mbonye amahoro wowe
imana ishimwe cyane yewe we imana ishimwe we ubu se aro yego yewe we ubu se uzamubona koko umukobwa wawe uzamubona birumvikana nicyo tubereyeho hano ku ijwi ry'Amerika iyo ushakishije umuntu tukamubona tumuhuza n'umuryango we ubwo rero umukobwa wawe nta kabuza mugomba kubonana nicyo wifuzaga kandi nawe arabyifuza guma kuri telefone muhamagare ndebe ko nahita mbahuza kano kanya mukaganira. Allô? Allô? Anita? Oui. Anita, tu es là? Oui, je suis là. Mukecuru umukobwa wawe wamwumvise niwe turimo tuvugana mu rurimi rw'igifaransa nguwo Anita Uwamahoro umaze imyaka igera kuri 30 utabona mukanya wambwiraga ko umubonye wakwishima birushijeho noneho musuhuze mukecuru nguwo umukobwa wawe. Uraho maho. Mahoro. Maho. Uraho. Amakuru mama. Ni meza. I'm so happy. Umukobwa wawe aravuga ko ari marira y'ibyishimo ngo arishimye cyane. Ushobora kumuvugisha mukecuru, ushobora kumuvugisha ukamuhoza n'umwana wawe ntagire icyo kubuza kumuvugisha. Mahoro humura mwana wanje turabonanye. Mahoro. Imana ishimwe Mahoro kuko kumvishe. Ahari Imana izabikunda tubonane mbone nkubone Mahoro mwana wanje urakomeye. Ta maman est très émue et elle espère te voir très prochainement. nanjye ndishimye cyane ndizera kuzababona. Mubyeyi Nyirarukundo nta kandi kajambo ushaka kubwira umukobwa wawe? Imana ubwikunze ugire vuba nzakubone ku maso nawe umbone. Tubonane nzaganire na nawe turamukanye urukumbuzi rushire. Yewe mfite urukumbuzi rwinshi nkubonye mwana wanjye kandi Imana ishimwe. Moi aussi je me réjouis de pouvoir tous les voir et pouvoir ntegereje guhura nabo bose ndashimira Imana yabaragiye nkaba mbonye umuryango wanjye magingaya nta undusha umunezero ku isi. Je suis la personne la plus heureuse du monde en fait à l'heure actuelle. Ahasigaye rero ndifuza kubashishikariza gukomeza kwishima mukanya ndabaha nimero y'umukobwa wanyu nawe ndamuha nimero zanyu mufite nimero nyinshi kugira ngo mushobore kuganira mwisanzuye. Mubyeyi Nyiramahoro hari icyo ushaka kubwira abumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya? Turagushimira ndagushimira ibyo wakoze ni byiza cyane rwose wakoze kubumuje n'umwana wanjye kandi n'uwo mwana wanjye umusuhuza umubwire utarishimye cyane kuko yongeye kumva ibyawe ari kugire vuba mubonane mbone kubone. Je suis heureuse et si on pouvait voler comme les oiseaux ndishimye cyane icyangira akanyoni narara mbatashyeho. Ndifuza cyane guhura nabo ndashimira Imana ibimbayeho nibyo nifuzaga. C'est tout ce que j'espérais et ça arrive enfin. Agasaro kaburaga. Nkuko nari nabibemereye bose nabahaye nimero za telefone bakoresha kugira ngo bahamagarane nta nkomyi. Jean Claude Habumugisha amaze kuvugana na mushiki we naramuhamagaye mubaza uko yabyakiriye. Byanshimishije cyane nabuze uko mbigenza noneho maze no kuvugana nawe kuri video call. Byanshimishije cyane rwose numva birandeze bineza tuvuganye amagambo nk'abiri mpita nkupa kubera emotion zandeze mu ruko nifata mu icyo navuga ko kanya
ariko mu by'ukuri biraneze kandi nshimiye Agasaro Kaburaga, nshimiye wowe Venuste, nshimiye Imana. Ntabwo mfite byinshi navuga, gusa birandenze ibyishimo birarenze, kandi nshimye n'ukuntu byihuse aka kanya, kuko mbashije no kumubaza kuri bagenzi be, ambwira yuko hari abazi ariko umwe atari kwibuka aho yaburiye. Uwo wa mukobwa uriya nari nashize kuri biriya kapuro byo ku ifoto, uwo bita Juri, yambwiye yuko atazi aho yaburiye. Ko buriya tuzagerageza nawe dukomeze dushakishe, tuzifashisha n'uriya mupatiri ubwo bamuziranye, ariko sinakubwira uko meze. Mbese na mbere ukimamagara umbwira yuko wagerageje kumubona, rwose numvise bindenze ku buryo udashobora kubyiyumvisha. Numvaga bitashoboka kuko nari maze igihe kirekire mbishakisha kuva muri 2022. Njye nibwo ninjiye mu byo kuvuga ngo reka mushakishe, nako kuva muri 2010 nibwo nabyinjiyemo. None ubu mubonye muri 2022, urumva hashize imyaka hafi 12. Rwose n'urugendo rurerure, gusa ndabashimiye icyo navuga. Ubuse koko navuga ko kavuge yuko Imana izaguhe byose kuko ngiye kuvuga buri kimwe namara umwanya. Urakoze cyane nawe, ngushimire kuba warizeye Ijwi ry'Amerika, bitugaragariza yuko mutwumva, mudukunda, kandi ko n'akazi dukora hari icyo kabamariye. Iyi radiyo ni yanyu, ntimugakangwe kuyizaho igihe mushakiye, ikabaha ijambo tukarisangira, kandi tugafatanya kugira ngo abo babuze ababo bashobore kubabona kimwe nawe. Umuryango wawe ibyishimo ni byinshi, nawe yishimye cyane, aravuga ko ashaka kuza kubareba. Ubwo rero muzamwakirane urukundo n'urugwiro. Yego, turishimye cyane rwose, turishimye kandi turongeye turabashimiye. Mukomerezaho n'abandi, mukomeze. Mu ijambo rimwe numva nasoza mvuga kuri weho. Yego, reka mvuge ko uri Mose Imana yaduhaye muri iki gihe. Uri Mose rero, Mose inkono ufite uyikomeze uyikoreshe gutyo, numva biri uzagera ku ntego Imana yagushyiriye kuri iyi si. urakoze cyane, ngaho ukomeze unsabire. Agasaro Kaburaga karabonetse. Agasaro Kaburaga karabonetse. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Hari undi mwana w'umukobwa nawe wari mu nkambi ku Munini hafi ya Kibeho mu majyepfo y'u Rwanda, yitwa Nyirasikubwabo Joseline. Mu mwaka w'1994 uwo mwana wari uzwi ku izina rya Ingabire, akaba umwana w'umugabo witwa Bikorimana Emmanuel. Uwo mwana yaburiwe irengero ageze Gatagaragana mu Bugesera, akomotse mu nkambi yo ku Munini, ariko umubyeyi we akatubwira ko yari avuye mu nkambi y'abacikacumu. Nyina umushakisha yitwa Karwera Elevania, atuye mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Biryogo, umudugudu wa Kagarama. nashakishaga umwana nabuze. Nyirasikubwabo Joseline, hanyuma rero irindi yari afite ryari rihimbano nyine, bamuhimbye Ingabire turi mu nkambi. Iyo nkambi mwarimo ni iyihe? Ari mu nkambi yo ku Munini, hareba Kibeho. Ku Munini wa Gikongoro ya kera? Ya Gikongoro. Mwari kumwe muri iyo nkambi? Twari kumwe muri iyo nkambi. Noneho inkambi bayishenye, yaho ku Munini nyine harebaga Kibeho barayisenya. Noneho basenya naho ngaho twari turi. Hanyuma umwana rero nza kumubura, anyura iyo nzira, jewe rero nkomeza mu majyaruguru, nkomeza ngenda. Nzamuka rero njya ku Gikongoro, uruhande rw'urubibi rw'ishyamba, ku mashyamba yaho. Yego. Wewe rero ubwo yagiye mu majyepfo, rero ajya mu nkambi y'abacitse ku icumu. Yagiye mu yihe nkambi? yari he? Inkambi ngo yari y'Ibutare. Ibutare? Y'Ibutare, ariko ntabwo nzi uko yitwa iyo nkambi bari barimo. Ariko ngo hari ku rubibi rw'Abafaransa, aho bari barashinze
ngo barashinze imambo nyine kugira ngo bamwe bamwe bahunze bazamuka bagumaho inkambi y'Ubutare nayo yerekere hepfo. Ndakumva inkuru zivugwa yuko ngo ari mu nkambi ngo yaho mu bacikacumu. Hanyuma rero abo babivugaga yego ni abantu babaga aho ngaho nyine barimo bahunguye abacikacumu ngo batahe iwabo. Nibo bavuze yuko ngo babanaga. Barabwiye bati Ingabire twaramubonye. Ngo babonye nyine Ingabire umukobwa wa Bikorimana Emmanuel. Niza nyine mvuga ntiyenda azataha. Hanyuma azana n'umuntu duturanye, amuha amasafuriya, amuha n'ibikombe, amuha n'amajerekane, aravuga ati wowe ntitujyana, ngo bari bahuriye ku modoka, ngo bahuriye ahantu Gatagara. Ngo njyewe ngo ntitujyanye rero ngo bwo mama atamanutse ngo atahe mu Bugesera, ati none ngiye kwaka icyangombwa kimpungura, nimara kukibona muzabona ntunguka nza, ati noneho mama nawe mubwire tumanukane. Ubwo rero uwo muntu yamuherutse ubwo ngubwo, naho ruguru ntiyigeze ahageraho narindi. Umuntu yaburiye rero muri icyo gice cyaho ngaho mu za Gatagara. Ni ukuvuga ko yavuye mu nkambi y'abacikacumu azamuka agera muri izo za Gatagara, agira ngo umuhahurire yibwira ko nawe wamanutse wagarutse mu rugo, amenye ko utarataha arigendera. Imanutse ntashye nza mu Bugesera. Ibintu yari afite nabihawe n'uwo muntu bari kumwe bahuriye ku modoka. Uwo muntu yitwa nde mubyeyi? Uwo muntu yitwa Kamashara Saburoniya. Yego. Noneho rero niwe bazanye muri iyo modoka, baraza, noneho bageze aho hantu Gatagara. Noneho aho yari ari muri iyo nkambi y'abacikacumu bamuhaye intebe ngo z'ibyuma, bamuha nyine n'amajerekane n'amasafuriya. Ageze ahantu ku tubari twaho ngo ahasanga abantu, noneho izo ntebe ngo niho yazibikije, ngo aravuga ngo asubiye muri iyo nkambi kwaka icyangombwa kimuhungura ngo yaza atakizanye, ngo yibagiwe ava muri iyo modoka ngo asubirayo, ngo aramubwira ngo usubiye mu nkambi ngo njye kuzana icyangombwa, ngo njye kurebana, ngo ninjibona ngo ndajya kureba mama tumanukane. None ibyo bintu yongere kandi ngo uhaye n'ayo masafuriya uzayajyana uyabike, nitumanuka tuzaza tuyatore. Ariko izo ntebe n'ibindi yari afite yabisize ku kabari ngo naza azaza bitore. Ubwo rero ni uko byagenze. Nyobegwa irengero rero nkagumya nkabaza, mbwira za Croix-Rouge bakavuga ngo reka ngo ntibamubona. Umukobwa wawe yageze i Gatagara, arongera asubira i Butare agiye gushaka icyangombwa. ntiyongeye kugaruka kuko ntamubonye naho narindi ntiyahageze. None rero numvishije muri gushakisha nk'abana babuze n'abantu bose babuze, nanjye ndavuga nti ninga nandikira uyu munyamakuru, yenda nawe hari icyo yazangezaho. Ibaruwa yawe narayibonye, niyo mpamvu nguhamagaye. Ariko ndimo ndatekereza, uyu mukobwa wawe Joseline yari afite imyaka ingahe muri 94? Yari afite imyaka 15. Imyaka 15. Yari akiri umwana mutoya w'umwangavu utangiye kuba inkumi, ariko yari akiri umwana. Yari atangiye kumera utubere. Yego. Mu bantu mwari muturanye barimo n'uwo Kamashara wibuka neza uvuga ko wamubonye, nta bantu bandi mwari muturanye bakekaho ashobora kuba ari? Oya, nta bandi babingiye, n'uwo nguwo gusa. Umwana w'umucikacumu wagiye mu nkambi y'abacikacumu akayivamo muri 94 mu kwezi kwa 9, hanyuma akongera akajya kwaka ibyangombwa, ubundi akaburirwa irengero. Ndimo ndashaka umuntu waba warabaye muri icyo kigo cy'abacikacumu i Butare, waba warabonye uwo mukobwa Ingabire w'imyaka 15
asohoka ari muri iyo modoka imujyanye iwabo mu Bugesera, nyuma akaburira mu nzira. Ntabwo se yari azi aho atuye? Umwana w'imyaka 15 abaza aho atuye, no kuba yarashakaga kuza kugushaka, no kuvuga yuko yari azi neza aho akomoka? yari azi aho akomoka kugira ngo hano yari ahadira hamaze imyaka 2. ubundi yari yararezwe n'ababyeyi banjye. Yego. ari umwana mutoya. noneho rero umwana amaze kuba inkumi, amaze nyine gushonga amabere, arahanga yanga kuhaba. noneho iwacu bamwohereza hano mu Bugesera, amara imyaka 2. amaze imyaka 2 intambara ihita iba. ariko namuhunganye ise yarapfuye. Komera. None iki gihe cyose umaze ushakisha, urambwira ko wagiye muri Croix Rouge, nta handi ntiwabuze n'ahandi ukunda? no kuri SSR nagiye. No kuri SSR wagiyeyo, urumva ko ntaho utapfunze imitwe. None ugeze no ku Ijwi ry'Amerika. Numvise Ijwi ry'Amerika riri gushakisha abana bagiye babura n'abatanye n'ababo. ndavuga ndi yenda wabagezaho iyo nkuru yanjye, yenda ntibagira icyo bazankorera. Warakoze, nongere ngushimire kuba waratwitabaje. Nicyo tubereyeho ni ukugira ngo mutwitabaze tubafashe uko dushoboye. Kino kiganiro Agasaro Kaburaga cyagiriyeho mwebwe mwaburanye n'abanyu. urumva rero kudushaka ni byiza kandi ni ngombwa, kubera ko nicyo tubereyeho. ariko kugira ngo umfashe kugufasha, nkeneye andi makuru. Nkeneye andi makuru. Uyu mwana wawe urebe mu byamuranga agakura, niki wumva cyatuma ava i Gatagara agasubira i Butare, yagera mu nzira yenda akarangara akajya mu bindi, cyangwa se agahagarara avuga ati mbonye umuntu ufite ukeneye gutabarwa, reka mutabare, ibindi nzaba mbikora ejo? Niki wumva cyaba cyaratumye atagera aho yagombaga kugera kugira ngo agaruke aze kugushaka? nta nubwo mbizi uko byaba byaragenze. buriya ubundi nabonaga ari umwana ugomba kuba yamenya nk'ibintu, yasobanukirwa. ariko ntabwo namenya ikintu cyaba cyaratumye adakurikira uwo nguwo uri gutaha. ngo aranamubwiraga ati tuzane, nimba icyangombwa wakibuze ndagenda mvuga ko uri umwana wanjye. undi arabyanga, aravuga ati jyewe ndashaka yuko njya guhabwa icyangombwa. noneho rero ngahita nzamuka nsanga mama. noneho namusanga aho ari tukazamanukana. ariko yabuze ibitekerezo byavuga ati hinga amanuke nkurikira uwo muntu. ubwo yenda yumva ko atari kumwe n'iwabo, akumva yenda harimo ikibazo. naho ubundi nuko byagenze, narashakishije hose mbona biranze. Abo bakubwiye bari mu Kamashara yuko bamubonye mu kigo cy'abacikacumu Kibutare. mu Rwanda habaye ibigo byinshi by'abacikacumu. abantu babivuze, ntabwo ari n'uwo nguwo watubwiye ko yabaga muri iyo nkamba, ahubwo we bahuriye baturutse i Kibeho. we rero bahuriye ku modoka. umwana ari gutaha yuriye imodoka, nawe undi nawe arayurira, ahita amubona mu modoka. noneho rero yakomeza ngo aze, aravuga ngo bwo nkubonye ngo nkaba nkuzi, noneho ngo njyanire ibi bintu, ngo naje nta cyangombwa nazanye, ngo abandi ngo bafite, ngo dore mwebwe mufite ikibahungura babandikiye, jewe ntacyo banyandikiye. ati none ngomba gusubirayo bakampa icyo cyangombwa nanjye nkakimanukana. ati nagera mu nzira yenda ntacyo mfite nkamererwa nabi. undi aramubwira ati ngwino tugende, ndajya mvuga ko uri umwana wanjye nta kizaba. atari ku ibintu rero icyatumye yenda agira ubwoba agasubirayo, ni uko yamubwiye ngo ibyo bintu ufite, ngo nibabibona uje ubifite bazavuga ko ari ibyo wasahuye usanga umerewe nabi. niko kubisiga aho ngaho, abisiga aho ngaho, ati njye kuzana igipapuro
ndagaruka mbitware nkavuga nti yenda yaje no kubitwara aho hantu yenda hamererwa nabi arangiriramwe aho ngaho ntiyasubirayo ntiyanaza naho ubundi abari bahungutse nyine bariya bacikacumu bo nibo babivuze iwacu babwiye muramu wanjye ati umukobwa wanyu twarabanaga yego ati twebwe rero baratubwira ngo baduha ibyangombwa ngo dutahe ati wewe rero turamubwira ngo ngwino tuzamukane tukujyane kwa sogokuru wawe kuko bari baharagiranaga inka noneho ati tukujyane kwa sogokuru wawe ati ubundi mu Bugesera uzajya usanga yonde ko watubwiye ko papa wawe yapfuye ati wabimenya yuko nyoko yaba yaratashye ati waze tukagenda umwana ngo arabyanga ngo jyawe nzajya i Bugesera ngo nisanga atanahari ati nzabana n'abandi bahari ubwo rero ageze aho mu nzira ahindura nyine kuvuga ngo hinga asubire iyo ngiyo. Wambwira bamwe mu bavandimwe be ku buryo yabumva niba akiriho akibuka ko ari abavandimwe be kandi nawe umushakisha? Hari bamwe mu bavandimwe be bakiriho bari aho ngaho? Barahari basaza be, hari basaza be, umukuru yitwa nyine Munyankindi Pierre. Yego. Undi ukurikiyeho yitwa Mugemanganga uretse ko bamuhamagaraga ngo ni Gemari. Yego. Undi nanone yitwa Ubarijoro Zandodiye. Uretse ko bamuhamagaraga Nyarisaza. Yego. Irihimbano. Undi yitwa Nyirahabineza bamuhamagaraga Habiri. Undi yitwa Nyirabakunzi Korodina. Bamuhamagaraga Mahinja. Urakoze cyane. Niba Joseline Ingabire ariho aho yaba ari hose muri izo ntara zo mu majyepfo y'u Rwanda akakumva wowe mubyeyi we azamenya yuko Habibi, Mahinja, Nyarisaza, Jamali ndetse na nawe bakundaga kumuhamagara nyine Nyirasiku ubwo bakundaga kumuhamagara ngo ni Sikuri, bamwitaga Sikuri. Ubwo rero ibyo byose azabyumva. Niba arakumva wa mubyeyi we, umwana wakaba kumva, mubwira ijambo ry'urukundo rikuri ku mutima umaranye iyi myaka 28 yose, usigaranye umunota umwe ndawuguhariye, mubwira icyo ushaka kumubwira hanyuma dusoze. Yego nyine no kumubwira yuko mukunda, numva mushaka. Namubuze nkagira agahinda, ngahorana amarira menshi adashira, nkagira agahinda n'ubu byatumye hani indwara n'umwijima kubera agahinda. Nkarara mfite amaganya menshi, none nkaba nifuza ko uwo mwana namubona, kuko mubonye naba ngira umugisha, kandi namwe mwaba mugize neza, Imana ikazabambera umugisha mwinshi. Ndizera ko abumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya bazadufasha kumenya amakuru n'irengero rya Joseline Nyirasiku ubwabo bitaga Ingabire. Nshimire cyane uwo mubyeyi Kamashara ugufashije kubona amakuru ya nyuma agaragaza aho umwana yarageze. Aho ngaho igatagara, abantu batuye igatagara, Joseline yasigiye ibintu kuri ako kabari, kuri ayo maduka aho yasize ibintu agasubira i Butare. Abo ngabo nabo niba bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya bibuke, bazatubwire badufasha kumenya irengero rya Ingabire. Mubyeyi rero Karwera Elevania, ndagushimye cyane kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. Namwe baho umugisha Imana kandi mumererwe neza, Imana baho umugisha. Uzaba rutobera umubyeyi nk'uko ubibona nyine, uri umushakashatsi w'abana rwose, ukomeze iyo migisha. Urakoze cyane. Igihembo uzakibona hose ku isi no mu ijuru. Urakoze cyane. Mukomere. Mukomere namwe. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona.
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'Amerika. Hanze aha hari abana bavuka bakabaho batazi umwe mu babyeyi babo. Umusore akabyara umwana akumvikana n'uwo babyaranye ko atazigera amuvuga, akajya gushaka undi mugore, ndetse ababyeyi b'uwo muhungu nabo bakamurwanirira ishyaka ngo yubake, ariko uwo yabyaye ntiyigera mumenya. Iyi ni inkuru mpamo ya Tuyishime Clementine. Arashakisha se, atuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe, akagari ka Mubuga, umudugudu wa Rwamaraba. Ndashakisha uwo mwene bari bukazamiye na Mukakimonyo Anastasie, bari batuye ku Muhima ahantu bita La Fresheri. Nyine uwo ni data babashije kumva amateka ye, njyayo, maze kujyayo shakisha nimero z'uwo mukecuru witwa Mukakimonyo Anastasie, barazimpa. Umukecuru twari twajyanye amuhamagaye, aramubwira ati uretse no kumumpa umwana izo nimero tumuzimuhe. Ubwo nyine biba ngombwa ko nagera nkitahira, kugisha inama, barambwira ngo nabicisha ku gasaro kabuze. Uyu Mukakimonyo Anastasie umbwira ni nyina wa papa wawe? Yego. Uretse iryo zina rya Leo uvuga, hari irindi zina papa wawe afite? Ntabwo mbizi niba rifite, iryo niryo nabashije kumenya. Iryo se wamenye ryo ninde wari kubwiye? Hari umugabo duturanye niwe wampaye amakuru, kuko mama umbyara we yanze kumpa amakuru ya data. Uwo mugabo rero yaje kumbwira ati mama wahantu yakoraga nari mpazi, niho yakuye inda yawe. Mama wawe yitwa nde? Yitwa Mukamana Devota. Mukamana Devota atuye mu kahe karere? Mu karere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe, akagari ni Mubuga, umudugudu ni Rwamaraba. Urashaka kumbwira ko muturanye? Yego, turaturanye. Ufite imyaka ingahe? 26. Arakubyara ntiyakubwira so wakubyaye? Yego. Ubu se mu gitabo cy'indangamimerere wanditse kuri nde? Kuko ari njye wishakiye irangamuntu, nanditse kuri mama, nta data ngira. Uyu Anastasie Mukakimonyo we atuye mu kahe karere? Yaratuye ku Muhima, ariko bambwiye ngo yimukiye Rusororo. Akaba ari we ushobora kuba ari nyina wa papa wawe? Niwe ushobora kuba uzi data kuko ari mama we. Wakubwiye ko ari so, yakubwiye ko mama wawe yakoraga hehe? Yakoraga aho kwa bari butagamiye, hariya ku Muhima La Fresheri. Yakoraga iki muri La Fresheri? Mama nyine yabakoreraga akazi ko mu rugo. Ndakubaza ayo makuru yose kubera ko abantu bamubonye ku Muhima, abantu bazi La Fresheri, bazi umwana w'umukobwa wahakoze, dore hashize imyaka 26 wahakuye inda. Ntabwo hazabura umuntu umwe uzamenya umuntu wabyaye uwo mwana ari wowe. Tuyishime Clementine. Nongere nibutse abumva ijwi ry'Amerika ko iki kiganiro agasaro kaburaga ntago ari ikiganiro kirangiza ibibazo abaturage bafitanye na leta mu birebana n'indangamimerere ya buri munyarwanda. Icyo dukora no gushaka abantu baburanye n'ababo, umwana wabuze se akaba ashaka kumubona, kumufasha. Birumvikana uburyo bwose twakoresha kugira ngo tugufashe, tukubonere papa wawe, tumenye aho ari. Ibyo biri mu nshingano zacu. Ahasigaye nawe ni inshingano za papa wawe zo kumenya ko iyo abyaye umwana agomba kumumenya, niyo atamwitaho akamumenya, akamenya uwo ari we, kugira ngo uwo mwana nawe agire ibyishimo byo kumenya papa we. Ikintu nshaka kumenya, kuba mama wawe wakubyaye atakubwira se ukubyara, hari ubibonamo izihe mpamvu? Nyuma naje kumwegera ndamwinja, arangije arambwira ngo uwamuteye inda ari we uwo witwa Leo, yasize amubwiye ngo ntazabibwiye iwabo. Iyo hari mbona ariyo mpamvu yatumye watabimbwira.
ngo yasize amweretse umuntu yari kuzajya abwira ikibazo. Uwo muntu rero nyuma byaje kurangira yimutse aramubura. hanyuma se uwo Leo uretse gato uwo Leo amaze kumutera inda yagiye kwiga ngo hanze. Noneho ubwo nyine nagiye kubaza amakuru ye barambwira ngo aba Centrafrica nk'umusirikare wagiye kubahiriza y'amahoro, aba Centrafrica nk'umusivile wagiye kunganira abahubahiriza amahoro, aha base nk'umuntu wagiye nk'umushoramari wagiye kwagura no kureba kuntu tungu wakwiyongera ahari nka muntu ki. Ahaba nk'umushoramari wagiye gushakishirizayo kuko bambwiye ngo acururizayo. Rero wabaye hafi ya La Fraîcheur akajya kwiga i Burayi akagaruka mu Rwanda agacuruza bakaba ari muri Centrafrica. Iryo zina rya Leo aracyarifite niko yitwa? Ntago nzi niba iryo gikoresha, gusa sinzi niba nimero y'uwo mukecuru ari cyo yabamarira kuko ndayifite. Iyo nimero wayimpa yamfasha cyane, ariko nagira ngo umpa andi makuru wabuzi arebana na papa wawe. Yaba amaze imyaka ingahe muri Centrafrica? Yagiye 96 kandi kuva yagenda ashobora kuba atarongeye kugaruka mu Rwanda. Ayo makuru yo ukuntu wayamenye nayo wakuruye unyuze ku nshuti ze, wanyuze ku bantu babanye nawe aho ku Muhima, wanyuze ku bo yasize abwiye ngo bamurebere umwana, wanyuze kurinde? Nanyuze ku musaza bari baturanye, aracyahatuye aho bari batuye, waracyahatuye nawe wayampaye. Uwo musaza aramuzi neza? Papa wawe aramuzi? Yego ashobora kuba amuzi kuko bari baturanye kandi ntiyigeze yimuka, gusa ntabwo nzi ngo yitwa nde. Papa wawe aho yaba ari, niba ari muri Centrafrica koko nta kabuza tuzamubona, kubera ko ubu ngubu tuvugana nawe arimo arumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ku buryo rero ndahamya nkomeje yuko Clementine ntabwo uzatinda kubona papa wawe. Tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tumugereho. Nta kosa yakoze ryo kukubyara, nta n'ipfunwe yagombye kugira ryo kukugira nk'umwana w'umukobwa. Azagukosha kandi azagukunda. Nongere ngushimire yuko waje gushaka papa wawe, wagize neza kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ugira amahoro. Sawa, murakoze, akazi keza. Agasaro Kaburaga. Uwitwa Ntwari Aime yaraduhamagaye kenshi hano ku ijwi ry'Amerika ashakisha umuvandimwe we, ariko akanashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania. Inkuru ya André Ribakare wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda akomotse i Burundi, ariko kandi ari Nyakamwe. Abavandimwe bose bari muri Tanzania. Twabanje kwibwirwa n'umuhungu we Ntwari. Papa batandukaniye muri Tanzania. Papa yari yaje mu Burundi, basigara muri Tanzania aho bita Tabora Ubukene. Ari aho ngaho papa wari he? Yego turi kumwe. None se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye si uyazi kukurusha nimba umwana we? Oya, nta yazi, nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera. Nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza. Numva bishobora kuba ari nko muri 75. Ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye? Yego mwavugana. Wamumpa gato? Muraho. Amakuru mzee? Ni meza namwe mwaho. Turakomeye. Ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika. Uwo muhungu wanyu arimo arambwira ngo ararangisha abavandimwe banyu mwaburanye. Andrea Ribakare, abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania, mwatandukanye mute? Abo bavandimwe mwatandukanye mute? Niho nabasize jewe nza mu Burundi. Hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe? Uribuka umwaka mutandukana? Ni 1995.
niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi? Icyo gihe nagenda gusoma nk'icyo gupagasa gutyo sinzi umuntu ari nkurikiye ubu nari mfite ikinga nkoresha. Ngeze mu Burundi rero birakomera sinasigaho vuba nyine. Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda? Hanyuma mva mu Burundi nza mu Rwanda. None se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe n'abarumuna bawe wasanga ari barumuna bawe ndibwira ko nka Minani yashobora kuba ari muto kuri wowe urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya? Reka nta makuru nongeye kumenya na gato kuko narakurikiranye sinzi ukuntu byangendekeye. Ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bari aho ngaho mu Rwanda? Oya ntabyo namenye kabisa. Nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania? Ntabo. Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe? Ari dutuye ahantu muri komine Ntyazo Ibugina. Muri perefegitura icyo yari perefegitura ya Butare. Muri komine Ntyazo. Ahantu hepfo Ibugina. Ibugina muhava kubera hari inzara, hari imirwano, hari nta mibereho myiza nari mbafite. Hari batata wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana ku isi ntabwo bamereye neza. Uhitamo gusuhuka urigendera? Fata wa muryango wanjye rero. Ufata umuryango wawe ugenda ari Nyiramatabaro. Umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo Nyiramatabaro, harimo Minani, harimo Nyiracumi, harimo Mukarusine, harimo Mutungirehe, hakabamo Mukanyandwi na Kamanayo. Ni amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe? Turavukana neza kuri papa na mama. Bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunga bene wacu batumereye nabi? Hamwe na mama icyo gihe. Na mama wawe waramujyanye? Ntamujyanye ahubwo yapfiriye gusa bukene. Komera. Ubwo rero komera muragiye bose mugiye ukene muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde Ikagina ya Ntyazo. Nta kanunu kabo wongeye kumenya? Nta muntu ukomokaho muri Tanzania aho ngaho ukene wabarakubwiye ati bavandimwe bawe narababonye? Hari abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda, nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe? Nta n'umwe ndabona nabonye. Umwana wawe Ntwari Yeme niwe wahamagaye hano ku Ijwi rya Amerika tubwira ati ndarangisha. Mu kanya navuganaga nawe ariko atangiye kukumbwira ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe. Ntwari yavukiye Burundi, yavukiye Tanzania, yavukiye Rwanda, yavukiye he? We yavukiye Burundi. Kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania, ntabwo wigeze uvuga uti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume na ba nyirasenge aho bari akeneye kubamenya? Kandi undi mu Rwanda nyine. U Rwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari? Nta bushobozi mfite bwo kugumya gutambagira mu Rwanda hose. Bitabaye iby'ubushobozi ariko gushaka uragufite? Gushaka ko ndayifiteho gusa ubushobozi niho ndafite. Muzeri Bakare, ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane. Nuko nawe urakoze. Mbere yo kurangiza iki kiganiro Agasaro Kaburaga ndifuza gushakisha ababyeyi b'umwana w'umukobwa. Izina rye nzi ni rimwe, yitwa Nyirantambara. Ababyeyi be bakomokaga muri komini Kiyombe muri prefectura ya Byumba. Mu mwaka w'1994 bari mu nkambi ya Murambi muri komini Kiyombe nyine. Uwo mwana w'umukobwa yahavuye mu mwaka w'1993 afite imyaka 2, anyura mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka ahava ajya i Burayi. Niba ukomoka mu cyahoze ari komini Kiyombe, niba waranyuze mu nkambi
ya Murambi. Niba uzi umuryango wari ufite umwana witwa Nyirantambara, gana ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umwana w'umukobwa ari mu gihugu kimwe cy'Uburayi, arashaka umuryango we. Abasigaye mwantumye sinzabatenguha, nzabatumikira mu kiganiro gitaha. Mugira amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro Kaburaga karabonetse. Voice of America. Agasaro